Ababibule tubahaye ikaze. Iyi ni Shine with Scripture. Ababibule turi kumwe, hari ikibazo gishishikaje cyane abantu bakunze kwibaza. Ese isanzure ryahozeho? Ese isi igitangira kubaho yari imeze ite? Ni mu buhe buryo ikirere cyacu cyagiye gihinduka? Ibinyabuzima byagiye kubiza ku isi gute? Ibyo nibyo tugiye kuganira. Ibibazo biteye amatsiko ariko nimureke tubirebeho ubwabyo muri rusange. Mu ntangiriro igice cya kabiri umurongo wa 4 avuga ko ngo iyi niyo nkuru ivuga iby'amateka y'ijuru n'isi mu gihe byaremwaga. Bibiliya nyine yakoresheje mu magambo ivuga muri make uko umubumbe w'isi wabayeho. Turaza kujya tugenda tubigereranya na siyansi turebe. Reka duhere ku kibazo cya mbere tudatinze. Ese isanzure ryahozeho? Iki kibazo abantu bakunze kwibaza. Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 1. Turaza no kureba icyo siyansi bivugaho. Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 1. Aravuga ngo mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Uri kumva icyo kintu? Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Kugeza ahagana mu mwaka w'1950, abenshi mu bahanga muri siyansi bazwi cyane buvuga ko isanzure ryahozeho. Ariko ubushakashatsi bwa vuba aha bugaragaza ko abahanga benshi bemeza ko isanzure ryagize intangiriro. Kandi nk'uko uyu murongo bigaragaje, mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko isanzure rishobora kuba rimaze imyaka hafi miliyari 14 niba ntibeshye. Rero urumva bemera ko iyo umuntu afite imyaka afite nuko aba amaze iyo myaka ariho, biba bisobanuye ko nyine yagize intangiriro. Ubwo rero n'abahanga mu bya siyansi bemera ko isanzure ryagize intangiriro. Ubwo rero isanzure ryahozeho ahubwo ryararemwe, ryagize intangiriro nk'uko siyansi byemeza. Kandi no mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 1 hatugaragarije ko isanzure ryagize intangiriro. Ntabwo ryahozeho ahubwo ryagize igihe ryatangiriye kubaho. Ko nta kambere nizere ko gasobanutse. Ikibazo cya kabiri, isi itangira kubaho yari imeze ite? Reka turebe umurongo wa 2 mu ntangiriro igice cya mbere. Umurongo wa 2 turasimbuka dusome n'9. Ngo icyo gihe isi ntiyari ifite ishusho kandi yariho ubusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Kandi imbaraga z'Imana zari hejuru y'amazi zijya hirya no hino. 9. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru nateranire hamwe kandi ubutaka bwumutse bugaragare, nuko biba bityo. Iyi mirongo dusomye igaragaje neza ko igihe isi yaremwaga itari ifite ishusho, iriho ubusa kandi itwikiriwe n'amazi. Nuko isi yari imeze tu. Yari ifite ishusho, yari iriho ubusa kandi yari itwikiriwe n'amazi. Abahanga mu bya siyansi bo muri iki gihe bemeza ko ibyo ari ukuri. Urugero nk'umuhanga witwa Patrick Shea, akaba ari umuhanga mu binyabuzima, yavuze ko igihe isi yatangiraga kubaho nta mwuka wa oxygene wari uyiriho kandi ko itari ifite ishusho. Hari n'ikindi kinyamakuru cyagaragaje ko igihe isi yatangiraga kubaho yari itwikiriwe n'amazi kandi ko ubutaka bwumutse busa nkaho butari buriho. Nguko ku isi ukuntu yari imeze. None ikibazo ni iki? Ni mu buhe buryo ikirere cyacu cyagiye gihinduka? Mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 kugera 5, reka turebe ukuntu byaje kugenda. Igice cya mbere umurongo wa 3 kugera 5. Nuko Imana iravuga iti, habeho umucyo, maze umucyo ubaho. Hanyuma Imana ibona ko umucyo ari mwiza, maze itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo umunsi, naho umwijima iwita ijoro. Burira buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ubonye ukuntu byagenze? Iyi mirongo igaragaje ko umucyo wabanje kuba mu kirere ariko ntugaragare neza ku isi. Nyuma yaho rero nibwo
izuba n'ukwezi byatanze urumuri maze rugaragara ku isi nk'uko umurongo wa 14 kugera 18 habigaragaza. Aho hari ku munsi wa kangahe? Hari ku munsi wa kane. Nguko ngibyo ibibazo abantu bajya bibaza. Hari ikigo cy'ubushakashatsi cyavuze ko ikirere cyacu cyabanje gutanga urumuri runyenyeretse akaba ari rwo rugera ku isi. Cyavuze ko mu kirere hari ikintu kimeze nk'igihu cyatumaga urumuri rutagera ku isi neza. Nyuma yaho icyo gihu cyavuyeho maze ikirere kiratamuruka gihinduka ubururu. Noneho urumuri rugera ku isi neza. None ibinyabuzima byagiye biza ku isi gute? Umunsi wa mbere habayeho urumuri maze umucyo utangira kugera mu kirere. Bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 kugera 5. Hanyuma ku munsi wa kabiri nk'uko bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 6 kugera 8. Ku munsi wa kabiri isi yatwikiriwe n'amazi n'umwuka uremereye. Habayeho rero itandukaniro hagati yayo n'umwuka, bituma hagati yabyo habamo icyuho. Ku munsi wa gatatu mu ntangiriro igice cya mbere umurongo w'9 kugera 13, amazi yagabanutse ku isi haboneka ahantu h'umutsi. Ku munsi wa kane nk'uko bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 14 kugera 19, urumuri rw'izuba n'urw'ukwezi rwagaragaye hano ku isi. Ku munsi wa gatanu nk'uko bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 20 kugera 23, Imana yaremye ibinyabuzima ku munsi wa gatanu biba mu mazi n'ibiguruka byose, hanyuma biba n'ubushobozi bwo kororoka nk'uko amoko yabyo ari. Ku munsi rero wa gatandatu nk'uko bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugera 31, Imana yaremye inyamaswa zigenda ku butaka, zaba inini cyangwa intoya. Hanyuma ku munsi wa gatandatu warangiranye no kurema umugabo n'umugore ba mbere. Muri rusange nuko byagenze. Hanyuma rero nk'uko bivugwa mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 20 kugera 27, Imana yaremye amafi, ibiguruka n'inyamaswa zigenda ku butaka, hanyuma ikurikizaho abantu. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko amafi yabayeho mbere cyane y'inyamabere. Abantu bakabaho nyuma yaho hashize igihe kirekire. Ibi byongera kumvikanisha cya gitekerezo cy'uko iyi minsi yavugwaga ntabwo ari iminsi y'amasaha 24, oya ni igihe runaka. Biratangaje rero ukuntu Bibiliya isobanura ibintu neza bihuza na siyansi ku birebana n'irema. Kandi rwose nk'uko abahanga muri siyansi babivuga, ibi bintu biratangaje kandi bigenda byuzuza. Nka Gerard Schroeder, umuhanga muri fizike, yemeje ibi bintu. Muri rusange nuko nguko bimeze. Icyakora ntabwo ibi bikuraho ko hari ibintu abantu bakunze kwibeshya ku birebana na Bibiliya. Urugero reka dufate ingero nkeya. Hari abavuga ko Bibiliya idahuza n'ibyo abahanga muri siyansi muri iki gihe bavumbuye. Ariko nk'uko twabibonye, ibyo biterwa no kuba bumvise nabi ibyo Bibiliya ivuga. Reka dufate urugero. Bibiliya ntabwo ivuga ko isanzure cyangwa isi bimaze imyaka 6,000 gusa. No. Ahubwo ivuga gusa ko isi n'isanzure byaremwe mu ntangiriro. Uri kumva ko kantu? Isi n'isanzure byaremwe mu ntangiriro. Uzi ko ibi bintu byanabayeho mbere y'uko Imana itangira kurema muri ya minsi 6 abantu Bibiliya ivuga. Ubwo rero niba ivuga ngo mu ntangiriro ikaba itavuga igihe iyo ntangiriro yabereye, rwose ntabwo wavuga ko itemeranya na siyansi. Bishobora kuba bimaze imyaka myinshi ijya guhura cyangwa ijya kungana n'ibyo abahanga muri siyansi bageraho. Ubwo rero aho ngaho Bibiliya na siyansi ntabwo bivuguruzanya. Nanone Bibiliya ntivuga ko ibinyabuzima byose byo ku isi byaremwe mu minsi 6 y'amasaha 24. Buriya iyo Bibiliya ivuga umunsi iba ishaka kuvuga igihe runaka, ntabwo ivuga umunsi w'amasaha 24. Kuko nk'igihe Imana yamaze iri mu mubumbe wacu n'ibinyabuzima biriho, icyo gihe cyitwa umunsi. Kandi iyo minsi ni 6 ivugwa muri Bibiliya.
ubwo rero muri iyo minsi 6 Imana yamaze itegura isi n'ibinyabuzima biyibaho no kubirema ubwabyo n'igihe kirekire ntabwo ari iyo minsi. Wibuke Imana rimwe na rimwe nako ni buri gihe ntabwo ukuntu ibona umunsi ariko wowe ubona. Muri Petero wa 2 igice cya 3:8 muri ko bakundwa iki kintu kimwe n'ikigabisho ku munsi umwe kuri Yehova ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ikaba nk'umunsi umwe. Ukuntu Imana ibona ibijyanye n'igihe ntabwo ariko twe tubibona. Rero yavugaga igihe ikurikije uko ibona ibintu ntabwo ari uko abantu babona ibintu. Cyari igihe runaka ngo kandi nawe ushyize mu gaciro nawe urabyumva ukuntu yateguye isi n'ibiriho ibyo rwose birumvikana. Bibiliya nanone ntabwo ivuga ko ibinyabuzima byo mu bwoko runaka bidashobora guhinduka uko igihe kigenda gihita. Igitabo cy'intangiriro kivuga ko inyamaswa zaremwe nk'uko amoko yazo ari. Iryo jambo amoko rero rikoreshwa muri Bibiliya ntabwo ari iryo muri siyansi, ariko iyo Bibiliya ikoresheje iryo jambo ngo amoko iba yerekeza ku bwoko bw'ibinyabuzima bushobora kubamo ibinyabuzima bitameze kimwe. Nk'uko ushobora gusanga mu muryango w'ingwe harimo ibisamagwe, harimo ibiki. Ibi byose iyo biri kuvuga ubwoko biri kuvuga nyine n'ibinyabuzima bishobora kuba mu muryango umwe ariko bitameze kimwe. Ingagi, inkende, ibitera ni ibintu byo mu bwoko bumwe ariko ntabwo bisa. Nawe ubireba ntabwo ubona bisa, ariko ibyo biri mu muryango umwe, biri mu bwoko bumwe bw'ibinyabuzima. Ibyo rero bikaba bisobanura ko ubwoko bumwe bushobora kugira ibinyabuzima by'amoko menshi bibushamikiyeho. Ibyo bintu bumvikanisha ko mu bwoko bumwe bw'ibinyabuzima hashobora kubamo ihinduka akavamo andi moko menshi uko igihe kigenda gihita. Ubwo rero nk'uko tumaze kubibona, Bibiliya isobanura mu buryo bworoshye kandi bwumvikana ku isanzure ryabayeho, uko isi imeze, uko yatangiye kubaho n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa hari ibyo ukwiriye kuzirikana. Twasuzumaga iki? Twasuzumye ibibazo bitandukanye abantu bibaza biteye amatsiko. Ese isanzure ryahozeho? Nk'uko n'abahanga mu bya siyansi babivuga, nk'uko na Bibiliya yabivuze twabibonye, isanzure ryagize intangiriro. Abahanga babigezeho kandi barabibona. Ubushakashatsi bwa vuba bugaragaza ko abahanga benshi bemeza ko isanzure ryagize intangiriro. Ikibazo cya kabiri twabonye, ese isi itangira kubaho yari imeze ite? Isi igihe yaremwaga ntiyari ifite ishusho, yari ihuza kandi yari itwikiriwe n'amaso. N'abahanga mu bya siyansi ibyo babonye ko ari byo. Hanyuma se ikirere cyacu cyagiye gihinduka gute? Abahanga mu bya siyansi nko ku kigo kimwe cyavuze ko ubushakashatsi cyavuze ko ikirere cyabanje gutanga urumuri runyeretsa akaba ari rwo rugera ku isi. Cyavuze ko mu kirere hari ikintu kimeze nk'igihu cyatumaga urumuri rutagera ku isi neza. Nyuma yaho icyo gihu cyavuyeho maze ikirere kiratambuka gihinduka ubururu. Ibyo birahuza neza n'ibyavuzwe mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 kugera 5 no ku murongo wa 14 kugera 18. Hanyuma rero ibinyabuzima byageze ku isi bite? Byageze ku isi Imana ibihashyize ikahashyira n'ibindi bintu bituma ubwo buzima bushoboka mu minsi 6 y'irema. Ibyo twabibonye. Hanyuma rero nk'uko twabonye ko isi yemera ko isanzure n'isi bishobora kuba bimaze igihe kirekire nk'uko abahanga babivuga, kuko ntabwo ibihakana. Mu ntangiriro Imana yari mu ijuru n'isi. Ubwo rero muri rusange kubera ko isi Bibiliya itavuga igihe iyo ntangiriro yabereye, birashoboka ko ni igihe kirekire uko bigaragara nk'uko abahanga babigaragaza. Ntabwo Bibiliya ihakana icyo kintu kandi ibyo birumvikana. Twabonye ko umunsi uvugwa hariya Imana yaremeyeho ibintu ntabwo ari umunsi w'amasaha 24. Imana ntibara nk'uko twe tubara, ni igihe kirekire uko bigaragara. Hanyuma rero dusoje tubona ko muri rusange ibirebana n'isi n'inkomoko yayo n'iremwa ryabyo n'iremwa ry'ibintu bitandukanye birahuza neza n'ukuntu science ibona ibintu dukurikije updated information. Ababibure mwakoze cyane, mufite utuntu dukomeye mu gake ariko
keep being blessed, turi kumwe ubutaha.